Ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze bakunze basobanukirwa 5 TV aho muherereye hose nkabanize ko ubuntu bwa data bukomeje kubana namwe ibyo mukora ndetse naho muherereye hose. Abantu benshi rero usanga bafite ibibazo, ni ikibazo abantu benshi bahuriraho, aho bibaza bati ese kubera iki hari abantu benshi usanga basoma Bibiliya ariko ugasanga ntibazi ijambo ry'Imana. Abantu benshi barasoma Bibiliya ariko ntabwo bazi ijambo ry'Imana. Ibyo rero ugasanga barabifatira ku mibereho y'abo bantu bahora basoma Bibiliya ariko ugasanga ntabwo bahinduka. Ese nawe waba uzi abantu nk'aba ngaba cyangwa se nawe waba ufite ikibazo nk'iki ngiki aho ushobora gusoma Bibiliya ariko ugasanga ntuzi ijambo ry'Imana kandi usoma Bibiliya umunsi ku munsi? Kuvuga ko utazi ijambo ry'Imana ni ukuvuga ko udahura n'impinduka cyangwa se utabaho ubuzima bukwiriye nyine umusomyi cyangwa se ubuzima bukuriye umwana w'Imana cyangwa se umuntu usoma ijambo ry'Imana. Aka kanya rero muri hano kuri Sobanukirwa 5 TV tukaba tugiye kubaganiriza tunabasobanurira impamvu itera ibyo bintu byose. Kuba umuntu ashobora kuba asoma Bibiliya ayisoma igihe kinini, ayimazemo igihe kinini ariko wamureba ugasanga nta jambo ry'Imana cyangwa se mu yandi magambo nta mpinduka agira cyangwa se nta mpinduka zimubaho. Rero ni ikaze kandi abashya baje kuri uyu murongo wacu aribwo bwa mbere, nta kindi tubasaba. Niba ushaka kuba umunyamuryango mugari wa Sobanukirwa 5 TV, nawe rero tukaba tugusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu, ibiganiro bya Bibiliya na Korowani, ibiganiro by'ubwenge, ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa bwiza bijye bikugeraho 5 kuri 5 uko dushyizeho ikiganiro cyacu. Rero ni ikaze kugira ngo turebere hamwe iki kibazo cyugarije abantu ndetse nawe ubwawe ushobora kuba ari ikibazo ujya wibaza. Ngiye rero tuganira ni Tadeyo icyo Imana ishaka. Ndatinze rero n'ubundi kubera ko tugiye kwibanda mu ijambo ry'Imana ari ryo tugiye gusoma. Turasoma muri Luka ibice 10 umurongo wa 25 n'uwa 26. Luka ibice 10 umurongo wa 25 ndetse n'uwa 26 baravuga ngo nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkora iki kugira ngo ndabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo ni iki? Ahangaha ngo ni umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkora iki ngo ndabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo ni iki? Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Uyu ni umunyamategeko, ni umwigisha w'amategeko, arayasoma akayigisha abandi ariko nta bugingo buhoraho afite. Urumva icyo kintu ko ari ikintu gikomeye? Ni umunyamategeko yigisha abandi gukurikiza amategeko, yigisha abandi kuyubahiriza, abo yigisha nta bugingo buhoraho bafite, yewe ndetse nawe ubwe nta bugingo buhoraho afite. Muri iki kintu nta bugingo buhoraho afite kandi ni umusomyi akaba n'umwigisha w'amategeko kandi akabwira abantu ko abibora ku Mana. Nibyo navugaga. Ibaze kuba ushobora kubona umuntu asoma Bibiliya, navuze ngo kuki uwo muntu asoma Bibiliya ariko ugasanga nta jambo ry'Imana azi. Nta jambo ry'Imana azi kandi asoma Bibiliya. Rero impamvu uzasanga abantu benshi basoma Bibiliya bafitemo ibyo bayishakamo, none ugasanga kuba bafite icyo bayishakamo ntabwo gituma bari buze gusoma cyangwa se gukurikirana ijambo ry'Imana nk'uko Imana ishaka ko bamenya, ahubwo bashaka kumenya bo ibyo bashaka kwimenyamo. Ijya mbere ushobora gusanga hari abantu benshi agasoma Bibiliya kubera ko ababaye,
ashaka uturongo tumuhumuriza, tumwereka yuko ugiye kumera neza nubwo ubuzima bumeze nabi aka kanya, ariko ubuzima mu gihe gitoya buraba bugenze neza, aba n'aba babayeho gutya na gutya ariko ubuzima bwarangiye bigenze gutya. Ugasanga we icyo yifite ni izo nkuru, ugasanga icyo yifitiye ni aya makuru gusa ya nyanaka, ibyabaye kuri nyanaka nawe nibyo ategereje ko ari byo biza kumusohoraho. Rero ugasanga afite ayo makuru gusa ariko ntafite ubuzima bw'ibyo ayakuramo. Abantu benshi ugasanga barakunda ubuhanuzi, barahanurirwa kugira ngo nibamara guhanurirwa babane n'amagambo y'ubuhanuzi gusa, aba ariyo magambo babika muri bo, ibyiringiro gusa, ibyihumure. Isaka yabyawe afite imyaka iyi n'iyi, Imana yabonekeye Aburahamu imubwira ko azabyara umuhungu igihe yari afite imyaka ingana gutya, igihe umugore yari afite imyaka ingana gutya. None ugasanga arimo arahumurizwa n'ayo makuru, ariko aho kugira ngo ahindurwe n'ijambo ry'Imana, aho kugira ngo yumve ijambo ry'Imana rimubere ubuzima, ugasanga wapi. Rero icyo gihe uzasanga afite ibyanditswe byinshi, afite imirongo myinshi muri Bibiliya, afite amakuru ariko adafite ubuzima. Rero amakuru n'ubuzima ni ikintu gitandukanye. Amakuru ni amakuru ariko ubuzima buhindura umuntu, ariko amakuru yo uyafata nk'amakuru, buriya amakuru nyine ntashobora kugira gute, ntashobora guhindura umuntu. Ari nayo mpamvu usanga nyine abantu benshi baba basoma Bibiliya ariko usanga ntibahinduka. N'uwo ukibaza ati ariko se ubundi Bibiliya niyo ifite ikibazo, ubundi abantu ibyo basoma ni iki? Rero uyu twavugaga, uyu nguyu ngo uyu mwigishamategeko, nawe wibaze umuntu wagiye kubaza Yesu, arasoma nuko arangije ajya kubaza Yesu kandi ni umusomyi. Ibi rero turaza kubihuza na hano muri Yohana, ahangaha mu gice cya mbere ku murongo wa 45, wumve ikibazo uyu munyamategeko yari afite. Yarasomaga ariko ntagire gute, ntabwo yahushaga intego. Yarasomaga ariko nta ntego yasomeragamo, niyo ngo we yasomeraga mu ntego itari cyangwa se yahushaga intego. Noneho Yohana nk'igice cya mbere ku murongo wa 45, ngo Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko abahanuzi bakamwandikaho, twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Uwo Yesu, uwo Mose yanditse mu mategeko, twamubonye, ye ngo n'abahanuzi bagiye bamwandikaho. Uwo Yesu Mose yanditse mu mategeko. None umunyamategeko yigisha abandi ntabwo yigeze agira ihishurirwa ryo guhishurirwamo Kristo mu mategeko. Iyo aza kuba yaragize ihishurirwa Kristo mu mategeko, akamenya Kristo mu mategeko, ni ukuvuga ngo aba yaramenye, nta nubwo yari kwibaza, yari kwirirwa abaza Yesu Kristo ayo magambo nk'ayo. Ntabwo ari kumubaza ngo nose ngo nkora iki mu nda bw'ubugingo buhoraho. No, ubugingo buhoraho buhagaze imbere. Mose yaramuvuze, amuvuga mu mategeko. Amategeko niyo wigisha, amategeko uri umwigisha wayo, uri umuyobozi wayo. Ni wowe wigisha ayo mategeko. Ariko kuki nta Kristo yabonamo? Kubera icyo utamenye yuko nyamara n'ayo mategeko arimo Yesu Kristo nk'uko Mose yamwanditse mu mategeko. Rero impamvu ni uko wasangaga icyabo wabaga ari umurongo umwe gusa ndakuka wo kudashaka iby'Imana, cyangwa se ngo bashakemo ubushake bw'Imana, ahubwo bagashakamo ubushake bwabo. Niyo mpamvu rero abantu benshi bazasoma Bibiliya igihe kinini, igihe kirekire, ariko ugasanga nta jambo ry'Imana bafite. Bafite amakuru ariko ni amakuru atabaha guhishurirwa cyangwa se no kumenya no kumurikirwa ngo bamenye Yesu Kristo. Niyo mpamvu uyu mwigishamategeko nawe mu gihe cyose yabayeho asoma anigisha amategeko, ubwo yageraga imbere ya Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo yararuciye aramira, yaratsinzwe, yabuze icyo avuga.
niyo ngo ibyo yasomaga byose ubwabyo byamweretse yuko nta kintu na kimwe azi, nta n'icyo bimaze. Niyo ngo aya mategeko ntacyo yamaze muri we, nta n'icyo yamuhinduyeho. Kubera iki? Ni uko atigeze amwerekamo ko Yesu ari aho ngaho ari mu mategeko. Ntiyigeze amenya neza ko Mose uwo bari kuvugana wahagaze imbere yanamwanditse mu mategeko, ari we agomba kuba kumuzana ubugingo buhoraho, cyangwa se ari we bugingo buhoraho yari ahuye nabwo ako kanya. Abandimwe rero, mu by'ukuri dushobora gusoma, tugasoma Bibiliya tukayisoma igihe kirekire, ariko ugasanga ibyo dufite nyine ni inyuguti. Iyi nyuguti rero n'ubundi nta kintu uvuga ngo iyi nyuguti iricisha. Rero iki kiganiro reka ndeke kukigira kirekire. Iki ni ikiganiro, iki ni igice cya mbere. Iki ni igice cya mbere, tukaba tuzakurikizaho na episode izakurikiraho. Rero kambashishikarize gukanda subscribe ku bashyitsi cyangwa se ku bantu bashyashya bashaka kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wasobanukirwa 5 TV, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho umunsi ku munsi. Rero niringiye yuko turi buze guhurira noneho muri topic ya kabiri, aho dukomeza kurebera hamwe impamvu abantu benshi basoma Bibiliya ariko ugasanga ntibabasha kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Murabeho, mugire amahoro aturuka ku Mana.